wabukereye se Valante sugiye kwizihiza he se Valante se shaho reka ubu niho utu ndavanga hajya mu rugo nako gakanzu aka gakanzu no kugira ngo nyine abakunzi banje babone uko nabambariye nakundi urumeze neza se sha naho nuko nta mukunzi nari ndahurebye hari hashize igihe tutabonana tanaganira ibiganiro nguri kubikora ngo wenyine umwe nari mbifashije ariko noneho ndabona wagarutse ni sawa gukurikira gake ubona bimeze biri kugenda biza abakunzi basine ako kakunani ukuri ndabisabiye bakunzi banyu nimunyereke urukundo rudasanzwe tureko byibura ku kwezi kwa kabiri gusoza byibura ngize abasabe tukunda babwira uti bakunzi basine ndabasomaguye ahantu hose gira umunsi mwiza bakundanye ariko abantu b'abakunzi banjye nta n'agahumbi bata kuri ruza cyakora challenge banyoherereje ngo umunsi mwiza bakundanye nawe umenya gute barabizi ko ufite Cher cyangwa barabizi ko bazi kuri sine buriya nyine babazi ngo mfite Cher ngo hari abambona bagatavuga ngo mfite Cher se shaho namukura barabuze uyu mwaka ushize warasevinze iki ati nta kintu na sevinze uretse video zaya y'amana nanjye rero se Valante igiye kwegereza umuntu agize atya nkubise indobo ishyushye nawe wari indobo yadanje indobo sitanga aka kanya baranabiroga ariko mani bya bintu barabiroga ariko sine reka nkubwiye bro kugira ngo umuntu merera niyo yansaba ibyo muhonga niyo yampera ubuntu bagira gute babitunganye urwo ntago ari urukundo rwo kubana uwo nta mushinga urimo wa wundi rwandi rw'iki rwirari yego ariko noneho urukundo rurimo umushinga wo kuba ngo tuzabana ariko ndatuza umuntu muzabana ubuzima bwawe bwose busigaye ndahari icyapfa n'ababyeyi banjye yego cyangwa se ntananyishimira cyangwa mfite n'ishyari rirabaho umuntu nta kintu ndi kukubwira ukiri ku kantu k'ishyari nibura bavuga yuko ishyari ryo shuri umuntu rya nyuma yiga yarisoza agahita umurozi yego nyine nawe buriya se Valante rero ngewe uruhande rumwe nyemeraho igice kuko nese ko bigaragara ko umeze nk'umuntu yemera ako gakanzu aka gakanzu n'ubundi kajyanye na se Valante kandi n'ubundi uje gukora ikiganiro uzi impamvu se abakunzi banje ndabizi ko harimo abantu b'abakristo bemera se Valante ntago abakristo kuri kubahisha ko ugiye kureba Cher wawe kugira ngo ugire kuki nabibahishamo iki se abakunzi banje ko nta kintu nabahisha noneho ikintu kiza nk'icyo ntago nakibahisha nta Cher mfite ibintu bireke ibyo bintu bireke papa byihorere ibaze none sinabaye adafite Cher bibaho ni igitangaza se ni igitangaza ntabwo ari igitangaza ko nta Cher mfite si uko ndi umugore mubi si uko ntashobotse hanyuma noneho ibyo wigisha noneho ukaba ubyigisha gute nta Cher ugira ubwo ntushobotse oya ntabwo ari iki nta muntu ahubwo nta hene ibyibuha ku munsi w'isoko nyine hari kujya guhana umukobwa rero uzashyingirwa ejo cyangwa ejo bundi ukamubwira ngo uzubahe umugabo niba nyina ntabyo yamutoje nyirasenge akaba ntabyo yamuganirije akaba ntabyo yabonye mu muryango wabo akaba yarabonye nyina ahagarara hejuru ya se akamuvugira hejuru ntace bugufi nimushake mwigishe nimushake muze muri igihumbi muvuga umunsi wose muwurangize ushatse kuvuga yuko niba ugiye kubana n'umuntu ugomba kumusuka ukamenya ugomba kumumenya niye ukanamusura mu rugo se cyane rwose mbese nta bukwe bwumvishije bw'umukobwa ngo bacyuye ku kagari ntabwo wumvishije ngo ni akagari ka Nyakabanda natahe Rwampara uwo mukobwa umuhungu yamwijeje yuko afite aho kugira gute kuba umukobwa ntiyajya kuhareba ubukwe bwarangiye afite kibiri urumva umukobwa ntiyajya kuhareba arangije baragiye bakoza ubukwe ngo baratashye umuhungu ngo amucyura mu kabari wenda wasanga yaranze leta se yabacumbikiye
agira kuri umunsi wa Saint Valentin n'abantu bishoye mu nkundo abantu mwishoye mu nkundo mukumva muribambye agatuza mukaba mwagateze agira inkuru rero ntabwo urukundo ari imikino bro yo ngo hari abantu bashakana atari ya postinga none akakanya nagetse kugupostinga kuri stati yanjye gute none se niba ari umugore wawe muzabana ubuzima bwose ukaba ufite complex yo kumushyira kuri stati uramushaka mwiki wamwigoreye kuri stati ubwo ushobora kuba mfite ubwoba ko bazamutwara none se ubundi wagiye kumubona wamupfunduye mu giseke ahantu cyari giteretse nta wundi muntu wamurebaga ambo nshatse kuvuga ko abantu badapostinga abakunzi babo ari ikibazo abo ni indaya ndabivuze mu ndakari barakwica wowe niba udapostinga umukunzi wawe mufitanye gahunda yo kubana nuko ufite abakobwa 100 watendetse no mu postinga barakubaza ngo uyu ni nubu udapostinga umuhungu mukundana nuko ufite abahungu 100 watendetse ukavuga ati ni mu postinga barambaza ngo uyu nindi ubu wawe wamupostinze uyu munsi kuri Saint Valentin turebe kandi ni kuri stati turebe reka ni postinze ubundi mo kwikunda cyane nge nanjye kumubeshi abantu bagukunze we oya ntago arya babona akabona udashobotse bakabona uri umubosi bakabona ufite abatesine buri ahantu aba yaparitse ndi umukene pe cyangwa umukene ndaciriritse abantu mu ntinya ngo ndi umubosi aho mwaribeshya kuko nkeneye ubufasha bwanyu mwamfungurira nta hantu uba waparitse mwamfungurira ntaho pe cyangwa uparitse nabi mu mufuka imifuka iri kureba hejuru nta kintu ndiho buriya nubwo nseka ndi seriyeze utazabona uri aho ngaho uri biri hanze cyangwa uri umuntu udafata ibyemezo cyangwa uri umuntu nawe utisobanukiwe uri umuntu utazi icyo ushaka ngo uzaza gukomangira kwa Sire neva ntago bikunda nkimara kugutera imbore ndahita nkubwira ngo mu bigori mu bisheke ako kano kawe bitamba pasayo yes utafite amafaranga waba hutse inzu ni amafaranga umuriro ni amafaranga ishingwe ni amafaranga rekano ni amafaranga ibyo kurya ni amafaranga ibyo wambara ni amafaranga amavuta ni amafaranga ibi bisuko ni amafaranga everything ni amafaranga kandi Kigali wisazemo nk'imbavu kandi Kigali nyimazemo imyaka nk'imbavu yamaze umva ziranda byose mu 20 ugenda mugakubita hasi ku mugani zikuma zigapfa nabi ngewe umuntu uzampurura umuntu uzashaka umuntu urimo gushaka kwiyongoza kunkunda wowe urimo kwitekereza mu mutima nakubonye wowe urimo kwiyongoza gushaka kunkunda ukazanzanira indabo nyine nzabura uko mbigenza mugane urakoze ariko nzabona ko harimo akantu abantu batanga kuri Saint Valentin kuri uyu munsi ni nyinshi ngo ni nayo mpamvu mu kwa 11 ngo hazaba harimo kuvuka kwanda cyane ngo kwa muganga ngo ababyeyi babaye benshi abaforomo ababyaza bafite akazi kenshi hagati y'itariki 15 na 20 nimwagura igihugu kigira abaturage ariko mu byara bo mubashije kugira gute kurera basha komineri bari rihanza iri kuvuza ubu uzi umwenda w'umwana ukuntu uri kugura mbaza ngo amata nangaye kabaye urimo kubona uri kwa so no kwa nyoko baguhahira ubwo uraje ujye kwitanga nk'inzoga ibishye agutera inda kandi umuntu ugiye no kugusambanya nta nubwo agukunda arakubeshya namara kugusambanya arajya gusambanya n'undi uri indabyo yaguze ni nyinshi ubwo witwarareke rero ugira ubwenge nakurabu sigaye nubwo abantu bazakireba ejo Saint Valentin yarangiye ngo bagira inama nyine hanyuma izaba yarangiye bazaba barimo kukwicuza nyine bavuga ati ibyo naraye nkoze ni ikibazo ndababwiye ngo Paul yes turabasuje abakunzi ba Sine Wacu TV nk'ibisanzwe uyu munsi noneho twaje uyu munsi sinengeye kumwibariza byajyaga yicara akababwira twumve dore uyu munsi ni kuri Saint Valentin nubwo ikiganiro mushobora kuzakibona ku munsi ukurikira Saint Valentin wa munsi bajugunyaho za ndabo ziba zataye agaciro so rero tubaye ikaze kuri Sine Wacu TV nk'ibisanzwe turi kumwe na Sine ariko noneho inyuma ya kamera muri kumwe na wa muhungu wanyu uzamubaze Sine so Sine bimeze bite shima Imana ibisanzwe
abantu ushima kuvuga ngo ushima Imana gusa bajye ushima Imana wenda n'abantu bake. Ndashima Imana n'abantu yaremye nta nubwo nshima bake ni benshi pe ni benshi abangiriye neza n'abangiriye nabi abambwije ukuri n'abambeshye mwese ndabashima buriya buri muntu wese aba afite role ye mu buzima bw'umuntu. Wabukereye se Valante se ugiye kwizihiza he? Se Valante se shaho reka ubu ni ho ndavanga hajya mu rugo nako gakanzu aka gakanzu no kugira ngo nyine abakunzi banjye babone yuko nabambariye nakundi. Urumeze neza se? Sha naho nuko nta mukunzi nari ndaho urebye hari hashize igihe tutabonana tutanaganira ibiganiro uri kubikora ngo wenyine umwe. nari mbifashije ariko noneho ndabona wagarutse ni sawa gukurikira gake ubona bimeze biri kugenda biza abantu bagukunda ariko abantu nibana gukunda ako buriya kuko mwankunze kuko nkunditse ko ndi umwana mwiza nkaba nta nicyo ntwaye mwamba buriya mukankunda mugakora subscribe kuri aka gacano kanyu. Sine wari umeze neza se? Ndabenda ariko abantu ntabwo bari kunkunda ibaze ko ukwezi ari ukwa gatatu turimo ntari nuzuza abasabe igihumbi ko n'ukuntu mba nakoze icyo yacyabize n'abashakiye inkuru nziza n'abashakiye amasomo meza y'urugo umwami nyeretse urukundo uramutse unsharinze uramutse ushyize kuri stati ufashe ikiganiro cyanyu ukagikubita kuri stati yawe kikarebwa n'abandi bantu bagukurikira ntugutwaye ubu ntiwampa n'igihumbi uraduhuye nkakuvuga nti ndaburaye ntiwampa igihumbi cyangwa n'ibindi abakunzi ba Sine ako kakunaniye ukuri ndabisabiye bakunzi banyu nimunyereke urukundo rudasanzwe tureko byibura ku kwezi kwa kabiri kwagusoza byibura ngize abasabe igihumbi. Babwira uti bakunzi ba Sine ndabasomaguye ahantu hose gira umunsi mwiza bakundanye ariko abantu b'abakunzi banjye nta n'agahumbi bata kuri ntuza kwa challenge banyoherereje ngo umunsi mwiza bakundanye nawe umenya gute barabizi ko ufite Cher cyangwa barabizi ko bazi kuri Sine buriya nyine babazi ngo mfite Cher ngo hari abambona bagatavuga ngo mfite Cher se shaho namukura barabuze muze bishobora kugukoraho sindi kumwe nawe aba Cher barabuze. Se Valante rero yiteguye ute? Nta kuntu nyiteguye hari umugabo umwe babajije bati niki wagezeho niki uteganya kugeraho yarabati ntacyo nagezeho nta nicyo nenda. Hari nundi babajije ati uyu mwaka ushize warasevinze iki? Ati nta kintu na sevinze uretse video zaya y'amana. Nanjye rero se Valante igiye kwegereza umuntu agize atya nkubise indobo ishyushye nawe wari indobo yatanje indobo sitanga aka kanya baranabiroga ariko mani bya bintu barabiroga ariko Sine reka nkubwire kugira ngo umuntu agutera indobo wenda hari ibintu hari imishinga runaka mwamaze gupanga hari ibyo mwamaze kugeraho wowe nawe aba byiza buriya yakubwije ukuri uri kumva akabikubwira hakiri kare. Hari n'igihe gukubita iyo ndobo se n'imishinga mu mwari muyifite ukabona biterwa n'iki? Abantu bo muri no minsi ntago ari abizerwa ntago ari abanyakuri pe ntago ari abanyakuri mu ijambo rimwe bantu muri hanze aha ntago muri abanyakuri. Hari ukuntu umuntu akubona ukuntu bahita bambona kuri kamera nka Sine wacu TV ugatavuga ati kiracyanara atuwagitereka yego yakubonye arakwishimira ariko nta makuru ahagije mufitemo. Yakubonye amataye yakurebye inzobe yakurebye inseko yakurebye intambuko ubwo ninjye witanzeho urugero ariko mvugiye n'abandi benshi bijya bibaho. Yarangiza agahita avuga ati bon uriya muntu ushobora kumupropose agahita aza agatera ivise cyangwa guporopoza nyine ni ukuza akakubwira ati ko nagukunze kandi nkaba numva nshaka ko tugirana umushinga wo kubana wanyemerera. Rega nuko gupropoza ntabwo ari ukwambika impeta iriya mpeta bayambika umuntu bavuganye ibyo bintu
kuko utaravuganye n'umuntu ibyo bintu ntimwahurira mu muhanda ngo umwambike impeta yagugira umusazi urumva mbere na mbere murabanza mukaba mwarabiganiriyeho noneho hakaba ari umunsi wo kubidekarara kwambika impeta no kubidekarara bya bindi mwavugiye mu ibanga kugira ngo mubyereke abantu ko noneho mwagize gute mwabivuze nubwo ngiye ushatse kuvuga yuko se ko bari abantu bambikanye impeta baba biziranye cyangwa baba bari gutungurana babiziranye niba mbeshye wandike muri commentaire y'iki mwamubiziranye muri mukatuye ntago wahura n'umuntu mu muhanda ngo mwambike impeta gute mutaziranye mutaraganire nta rugendo mufite ntago bibaho biriya ni ibintu bibaho ari nyine murimo kudekarara ibyo mwavuganye n'ibanga ubwo rero nicyo nari ngiriye nagize umuntu akakubwira ati naragukunze kandi mfite umushinga wo kubana nawe buriya rero abakobwa igitsina gore twe tugira amahirwe make yego bitewe n'imiterere yacu n'uko sosiyete twayisanze n'uko umuco umeze yego twebwe ntiduporopoza turapropoza yego umuntu yazaga akakubwira ukaba uvuga uti yakozeho ubushakashatsi ubwo aribwo bwose abona mukwiriye koko umuntu uza noneho akakubwira ngo ndashaka ko umbera mama w'abana banjye yego wumva icyo kintu gikomeye uravuga uti umuntu ibyo ari byo byose yarabyitondeye ntabwo ari ibintu bigize gute bihubukiweho ko twebwe dutegereje ukamwemerera yego wamara kumwemerera ugasanga mwana nta research yigeze gukoraho ahubwo nuko yakubonye gusa arakwishimira rero umushinga wo kubana n'ikintu gikomeye ntabwo ari urukundo rwo kubana rutandukanye n'urukundo rwo gusambana warubizi iyo ari ugusambana ubona umuntu yigendera mu muhanda wabona ukuntu amabuno yegeranye ukavuga ati aya mabuno mwana wayapfa mu masana Nairobi ugahita uvuga ati ahangaha ho nubwo nahagwa ukavuga uti reka ngerageze amahirwe nanyemerera niyo yansaba ibyo muhonga niyo yampera ubuntu turagira gute turabitunganya urwo ntabwo ari urukundo rwo kubana uwo nta mushinga urimo wa wundi rwandi rw'iki rw'irari yego ariko noneho urukundo rurimo umushinga wo kuvuga ngo tuzabana ariko ndatuza umuntu muzabana ubuzima bwawe bwose busigaye hari imyaka warezwe n'ababyeyi hari iyo wabayeho uri wenyine noneho hari ugiye kuzaba uwo mugiye kubakana muba muzabana ubuzima bwawe bwose imyaka usigaje kubaho ku isi ntabwo ari umuntu ukwiye gutoragura mu muhanda yego ntabwo ari umuntu ukwiye gutoragura mu muhanda ntabwo ari umuntu ukwiye kubona ngo uramwishimiye ugahita utangira gupanga imishinga yo kumujyana mu rugo biba bigomba ngo ubanze umwigeho ese uwo muntu koko ajyanye n'ibyifuzo mukeneyeho ese ushatse kuvuga yuko nubwo none ushatse kuvuga ko abaranga bakenewe nanone cyangwa se umuntu agomba kwishakira amakuru ku giti cye kuruta uko yajya gushaka umuranga ushobora kujya gushaka umuranga akakuroha wagize amahirwe ukabona umuranga mwiza nuko abantu b'iyi minsi nabo babaye babi ushobora kuba nikundira Dani ko yatuziranye nangiza nkabwira umukobwa ntihariya hari umusore mwiza witwa ni umunyamico myiza kandi mbizi yandi uri n'ibandi ni umunyamico myiza nta mugabo umuruta kuko nikundira iki nkuko nabundi yabakunda sine wacu TV akavuga ati ni umudamu mwiza yakubaka iki n'ibiki kandi azi ko hari n'andi mafuti kuko ankunda hakaba hari n'urundi rugero rwo kuba nshobora kuba mfite imico myiza ndi n'umugore wakubaka bizwi nanjye ubwanjye byiziho cyangwa n'abambona babimbonaho ariko ukajya kubaza ukugisha inama umuntu w'umwanzi wanjye yego fast yenda yaranteretse ndamwanga yego yenda hari icyapa n'ababyeyi banjye yego cyangwa se ntananyishimira cyangwa mfite n'ishyari ishyari rirabaho umuntu nta kintu akugirira ishyari yego buriya reka nkubwire noneho wamubwira uti none se sine ko namukunze uriya mugore kandi nkambona yitonda reka kumera nka ya ndirimbo batereye utwaye ibana ndi kukubwira ukiri ku kantu k'ishyari nibura bavuga yuko ishyari ari ryo shuri umuntu rya nyuma yiga yarisoza agahita aba umurozi yego hari abantu bagira ishyari yego yabona n'umukobwa yiboneye fiance pe
umuhungu yaramukunze aragira ngo amumenye neza, amenye uwo mukobwa neza, amutware yenda kubyo amuziho yongere kubyo abandi bagize gute bamuziho. Yego. Yabaza umuntu umufitiye ishyari ntacyo bapfa ntacyo. Uriya mukobwa uriya mukobwa naramukunze. Yego. Kandi pe ntacyo bamuziho, nta n'umutima muba muziho, nta n'imyitwarire muba muziho kubera ishyari. Agatavuga uriya mukobwa wo kwa naka n'ikirara yarananiranye. Yego. Nta mico myiza agira kugira ngo amwicire ubukwe kandi uwo mukobwa atari ikirara ko. Kubera ishyari n'urwango abantu bagira gute bagira. Njyewe rero ubu naje uno munsi ngiye kugira inama abantu bagireze gute bashaka kuzashinga urugo. Bagire kuri Saint Valentin bagire nyine nawe. Buriya Saint Valentin rero njyewe uruhande rumwe nyemeraho igice. Yego. Kuko nese ko bigaragara ko umeze nk'umuntu yemera ako gakanzu. Aka gakanzu n'ubundi kajyanye na Saint Valentin kandi n'ubundi uje gukora ikiganiro. Uzi impamvu se? Abakunzi banjye ndabizi ko harimo abantu b'abakristo. Yego. Bemera Saint Valentin. Ntabwo abakristo bose bemera Saint Valentin, biterwa n'idini runaka. Urumva? Ubu nambariye abemera Saint Valentin. Babifitemo n'ubuhamya, babifitemo n'ubumenyi, bazi naho yaturutse n'ikigamije. Abo nimwe nambariye, ariko abandi rwose ntimuntera amabuye. Ntabwo nanjye Saint Valentin nyemera. Kuri kubahisha ko ugiye kureba Cher wawe kugira ngo ugire kuki? Nabibahishamo iki se? Abakunzi banjye ko nta kintu nabahisha, noneho ikintu kiza nk'icyo ntabwo nakibahisha, nta Cher mfite. Ibintu bireke. Ibyo bintu bireke papa byihorere. Ibaze noneho sinabaye adafite Cher. Bibaho ni igitangaza se. Ni igitangaza. Ntabwo ari igitangaza kuba nta Cher mfite. Si uko ndi umugore mubi, si uko ntashobotse. Hanyuma noneho ibyo wigisha noneho ukaba ubyigisha gute nta Cher ugira ubwo ntushobotse? Oya, ntabwo ari icyo. Ese padiri ko yigisha umubano ntabwo abakristo yigisha bagenda bakabana kandi rugakwiye. Kandi nta mugore agira. Twanya numva ngo hari n'abamama bajya kugira abantu inama muri brade shower yuko ingo zubakwa. Nabi ingo zarabananiye ntazo bafite. Reka nkubwire rero. Kuba nakwigisha ikintu. Numva. Yego. Buriya na muganga ashobora kukuvura kandi we yarwara akanirwa kwivura, bikaba ngombwa akavurwa n'undi muganga. Ukubera iki? Ahubwo wenda yaba arumbwiye ati umuntu ashobora kuba yarashenye nk'urugo akajya kugira inama umuntu muri brade shower agiye kumubwira ati ibi n'ibi byatumye nsenya uzabyirinde. Reka nkubwire ikintu cyitwa brade shower. Nacyo sinkemera. Kubera iki? Umukobwa we barakwishe nturaye. Ntabwo banyica. Niba bashaka banyica ubwo nyine nta kundi ndabihaye mu bice ndabihereje. Urumva ariko ni mumbabarire nanone. Ndakuvuga kuri brade shower. Umukobwa ushaka ugiye kurongora ni nk'umuhungu ugiye kurongora. Bameze nk'abambaye inkweto ziryana. Ntabwo amatwi yabo bari kumva. Buriya kandi hari umunyarwanda avuga ngo nta muntu ubyibushye ihene ku munsi w'iki. Nta muntu ahubwo nta hene ibyibuha ku munsi w'isoko. Ku munsi w'isoko. Nyine hari ukuntu ihene ngo bayihaga amaminwa bakayiha amazi ko kugira ngo amabondo agende yabyimye ngo noneho ngo bayicuru abayigura ngo babone ngo ari nini. Ariko iyi nyaye rimwe bavuga kuganga kiraganga. Komana yanjye iyiganze rimwe y'amazi yanywe ufu uhita ubura ryabona cyakora twari dukumbura akagongo kakamera. Niyo mpamvu bavuze ngo nta muntu ubyibushye ihene ku munsi w'isoko. Kujya guhana umukobwa rero uzashyingirwa ejo cyangwa ejo bundi ukamubwira ngo uzubahe umugabo niba nyina ntabyo yamutoje, nyirasenge akaba ntabyo yamuganirije, akaba ntabyo yabonye mu muryango wabo, akaba yarabonye nyina ahagarara hejuru ya se akamuvugira hejuru ntace bugufi. Nimushake mwigishe nimushake muze muri igihumbi muvuga umunsi wose muwurangize muzaba murimo guta inyuma ya Huye ngo y'ibisi bya Huye. ariko uba ugomba no kumurabura ku rundi ruhande. Icyo nashatse kukubwira ni iki, ntabwo uriya munsi wa brade shower ari we munsi wo guhana umukobwa. Umukobwa akwiye gutozwa kuba umugore mu rugo
akimara kumenya ubwenge. Oya ku munsi wa brother shower reka nkubwire kamwe nk'urugero. Ari nk'akantu wenda umukobwa nk'urugero wenda ako numvishije bajya bababwira. Baranyica bavuga ati none umugabo ajya muri brother shower. None nibibaho. Bakamubwira ati rero wowe ujye ugerageza uko byagenda kose. Niba ufite akazi wowe n'umugabo wawe ujye ugerageza umugabo wawe utahembereye uri kubyumva kandi kirazira ko umugabo azajya yinjira mu cyumba akagutanga mu cyumba utarakigiramo ngo ubanze urebe niba ibintu bimeze neza mu cyumba. Ndabeshya nani ibyo nibyo pe. None si ibyo bintu bakwiye no kubyigisha. None si ibyo bintu umukobwa ibyo bintu umukobwa yabibwirwa na mama we cyangwa yamenya ko mabanga ajya. Wigeze ubona imihindo ibiri muri bridal shower? Umukobwa wamukubise ntabwo nayibonye. Njyewe rero uyijyamo reka mbikubwire. Umukobwa wamukubise makeup urumva? Umukobwa bamushyizeho amakamba, umukobwa bamukwiseho agakanzu keza, umukobwa bari kumuririmbira yibereye mu bicu ameze nk'akanyugunyugu. Yego icyo yitayeho ari amafoto ari posted ari yigira ati kugira ngo agire gute apostinge. Ibintu bivugirwa muri bridal shower nta mukobwa ubicyura do. Niba hari wabicyuye natubwire reka bimwubakiye ajye muri commentaire atubwire ati ye bridal shower yagize gute. Ntago baba hari babibereye kuri makeup. Ako makeup burya twakaguteye udura wakiteye umugabo ajya asanga wakiteye ajya asanga usa neza. None se makeup wayitera buri munsi uruhu ntirurangire. Reka nkubwire Dani nta rugo rwubakwa nk'urundi. Buri rugo rugira uko rwubakwa. Buri nyoni iguruka ku ibaba yayo. Uzi ukuntu bimeze. Hari igihe bakubwira ngo uzajye ubyuka ushyuhirize umugabo amazi ajye gukaraba umutekere breakfast. Urumva ngo ubigenze gutya washyushya amazi umugabo akavuga ati ese njya noga amazi ashyushye mu buzima bwanjye. Akigaruka kuyoga mama wanjye akimbyara mu mezi. Akimbyara nabyo ntabyo nzi. Yego Sinzi niba yaranyogeje noga konje. Ubwo nta kujimije. Ukababyutse mu gitondo cya kare. Breakfast se ntayikari. Urumva turimo turavuga kuba bifite. Ukabyuka mu gitondo cya kare ukabujya mu gikoni ugiye guteka ugiye gutegura n'iki kandi yagushakaga mu buriri ugiye gutegura ngo ibyari fata mu gitondo agahita akubwira ati mu buzima sinjya ndya mu gitondo washyashyanye ahubwo ifunguwe akamuhaye byari ryahehe. Urumva nyine ibyo ibyari bikenewe wabitakobwe kuko nta rugo rwubakwa vuba. Wegenda ubanze wige uwo mugiye gushakana ni icyo akunda. Ese akunda ibiryo bya mu gitondo? Ese ubundi murenda kujya gushakana mukarenda mugirana mu rugo utari wamenya ngo umugabo wawe akunda ibiki ubundi mwahuye uwo munsi gusa mugahita mushakana ntabyagenze gute ubundi. Ushatse kuvuga yuko niwe ugiye kubana n'umuntu ugomba kumusuka amenya ugomba kumumenya niye ukanamusura mu rugo se cyane rwose. Mbese nta bukwe bwumvishije bw'umukobwa ngo bacyuye ku kagari. Ntabwo wumvishije ngo ni akagari ka Nyakabanda natahe Rwampara. Uwo mukobwa umuhungu yamwijeje yuko afite aho kugira gute kuba. Umukobwa ntiyajya kuhareba. Ubukwe bwarangiye afite kibiri. Urumva umukobwa ntiyajya kuhareba. Arangije baragiye bakoze ubukwe ngo baratashye umuhungu amucyura mu kabari. Oya wenda wasanga yaranze. Leta se bacumbikiye. Ariko se yajya kwera musuye akabanza akamenya iyo nzu n'ibihari. Rega hari wasanga ariya musore ari plastic guturaso. Oya nta turaso ntabwo ari cyo ngicyo kiswe cy'ingenzi. Ubundi reka nkubwira ubundi wishura umuzaheka kwezi. Karagaciro. Icyo ndashaka ako kantu bakumvisha. Icyo ndashaka kuvuga ni iki? Yego. Iyo wageze iwe ukamenya inzu muzatahamo hari igihe usanga idahwitse kubera ubushobozi bwawe n'abantu bazagutahira ubukwe. Ukavuga uti ngiyeho kugira ngo ngende nambara ikanzu ya miliyoni reka nambara ikanzu y'ibihumbi 200 nkodesha ya 600 asigaye cya 800 nyakodeshemo amezi 12 y'inzu. Yego cyangwa se 6 bitewe n'inzu mwakodesheje yari. Ukambara ikanzu ya make kandi ubukwe bwawe bukagenda neza ukabona naho utaha. Ariko hari ukuntu umuhungu yirarira akavuga ibintu bidahari umukobwa agafata udufaranga yari agafite akayakudukoresha iyo makeup kandi yari kwisiga pudera agakora ubukwe bwe akajya kutujyana muri salo kandi yari gusokoresha igisokozo. Ubwo yuko ngo yagurishije ihe n'umukobwa yari afite mu cyaro.
umuhungu w'ubukwe bwarangiye afite inote ya 2 nayo umukobwa yari yamuhaye muri kado. Noneho ibaze iyo bajya kuba baraganiriye barahujije ubumwe urumva kavuga ati njyewe ndi umukene none wanyemerera ukaza tugahuza imbaraga zawe n'izanjye tugakorera urugo tukubaka ayo makwe atanabaye ngo kagenda bakora civile bakajya mu murenge bakaza bakarya imyumbati n'ibishyimbo yo mu cyaro bakanywa n'ubushera n'umutobe ati n'ibishyimbo byo mu cyaro urabivugisha amatama yo mperuka kubirya ryariho. Cher reka nkubwire ntabwo byabura iby'ubukwe uza amafaranga ibyo bintu bihagaze iby'ubukwe ntibyabura iyo ababyeyi bahari bitabaza n'inshuti cyetse niba ababyeyi babo batabana ntabwo babura n'igitebo kimwe cy'imyumbati ngo bajye muri civile baze bamwe umutobe bakuye mu rutoki rw'iwabo niba ari abanyacyaro barya n'imyumbati n'ibishyimbo ubukwe butahe neza abana bagende bubake ubushobozi bafite baraye ku kagari basebye ikindi ubwo urambwira rura rugo ruracyakomeje nta buzima rufite bwabuze ubuzima mu guteretana ubundi ngo z'iminsi zimwe zirabura ubuzima mu guteretana none se reka nkubwire umuntu arakubona kuri social media akakubona kuri Facebook yamara kukubona kuri Facebook ntakuzi neza agahita akubwira uburyo yagukunze uburyo akuzi uburyo yagucuritse agucurikanuye uburyo yagusobanukiwe akuzi neza ati kandi ndashaka ko tubana urumva kuko wowe uri umukobwa utegereje uza kavuga ati none uyu namubenga ubundi rero nkaheba buretse nkaheba ukamwakira amara kumwakira akakubwira uburyo ki azagusaba azagupfa akakwizeza ibitangaza byose finaroma akagenda akaburira mu myotsi nkaraba barabwiye ababyeyi barataze ibitoki baratumiye abantu baragiza ubundi bavuga kuburira mu myotsi nk'iminja n'ingaramba n'inminja noneho umuntu ntabwo yigeze aguhuza na famiye ye ntayozi nawe famiye yawe ntayazi mbese muraho muri mu cyuka gusa ubwo ubukwe burimo burataha budafite ireme budafite ahazaza shamana yanjye none ukambwira ngo tuzubaka nk'uko ababyeyi bacu bubaka ni ikihe kintu nubwo nihe nama noneho wagira abantu inama nagira kuri umunsi wa Saint Valentin n'abantu bishoye mu nkundo abantu mwishoye mu nkundo mukumva muribambye agatuza mukaba mwagateze agira inkuru rero ntabwo urukundo ari imikino bro ntabwo urukundo ari imikino sister niba mugiye mu rukundo rwa nyarwo urukundo rwa nyarwo rugira ibyo rushingiraho kunda umuntu ivumbi ritumye ntabwo urukundo rwa nyarwo rufite icyo rushaka urukundo rwo kubaka urugo ntabwo ari rwo ndi rw'umuyaga ruba ari urukundo nyarukundo famiye zigomba kumenyana inshuti zanyu zikabamenya urumva mukaba mwana postinga hakuzi ko ngo hari abantu bashakana mwe atari ya postinga none akakanya nagetse kugupostinga kuri stati yanjye gute none se niba ari umugore wawe muzabana ubuzima bwose ukaba ufite complex yo kumushyira kuri stati uramushaka mwiki wamwigorera kuri stati ubwo ushobora kuba mfite ubwoba ko bazamutwara none se ubundi wagiye kumubona wamupfunduye mu giseke ahantu cyari giteretse nta wundi muntu wamurebaga ambo shatse kuvuga ko abantu badapostinga abakunzi babo ari ikibazo abo ni indaya ndabivuze mu ndakari barakwica wowe niba udapostinga umukunzi wawe mufitanye gahunda yo kubana nuko ufite abakobwa 100 watendetse no mu postinga barakubaza ngo uyu ni nubu udapostinga umuhungu mukundana nuko ufite abahungu 100 watendetse ukavuga ati ni mu postinga barambaza ngo uyu nindi wawe wamupostinze uyu munsi kuri Saint Valentin turebe kandi ni kuri stati turebe reka ni postinze ubundi mo kwikunda cyane nge nanjye kumuko ariko none hoja niko zireka iki kiganiro hari umuntu utari bukibone oya ntago ndi umubeshi tugishije ukuri uko abantu bagukunze we oya ntago burya babana babona akabona udashobotse bakabona uri umubosi bakabona ufite abatesine buri ahantu aba yaparitse ndi umukene pe cyangwa umukene ndaciriritse abantu mu ntenya ngo ndi umubosi aho mwaribeshya kuko nkeneye ubufasha bwanyu mwamfungurira nta hantu uba waparitse mwamfungurira ntaho pe cyangwa uparitse nabi mu mufuka imifuka
kiri kureba hejuru nta kintu ndiho ariko mana hari igihe n'abantu bibaho ko ari ibintu abantu baba banagutinya ntabwo ntinyitse oya nta nubwo mvuze ko ntatereka ahubwo abantu bari serious kandi ngiye buriya nubwo nseka ndi serious utazabona uri aho ngaho uri biri hanze cyangwa uri umuntu udafata ibyemezo cyangwa uri umuntu nawe utisobanukiwe uri umuntu utazi icyo ushaka ngo uzaza gukomangira kwa sire neva ntabwo bikunda nkimara kugutera imboni ndahita nkubwira ngo mu bigori mu bisheke ku kano kawe bita mbapasayo yes ubwo rero hari ukuntu umuntu aza akaguporopoza ariko mu bigaragara wangiza ukamuha amahirwe ukamuha amahirwe iye nawe yigeragereza yamara kubigeramo wamureba neza wamuzuminga ukuntu kamera izuminga wamuzuminga neza ugasanga wapi nta kintu kirimo ariko mu bigaragara nanjye nkutegereje cyangwa wawe yafite amafaranga mwana abona atari na buri mugabo cyangwa buri musore wakwigorera cyangwa watera namwe aza kubwira ubusa amafaranga n'ubuzima amafaranga nta nk'amaraso urumva noneho muri uno mujyi wa Kigali utafite amafaranga waba ugize inzu ni amafaranga umuriro ni amafaranga ishingwe ni amafaranga tekano ni amafaranga ibyo kurya ni amafaranga ibyo wambara ni amafaranga amavuta ni amafaranga ibi bisuko ni amafaranga everything ni amafaranga kandi Kigali wisazemo nk'imbavu kandi Kigali nyimazemo imyaka nk'imbavu yamaze urumva naba muri Kigali nta mafaranga ariko nayo ngaya nunze muri konti nta konti ngira wasanga ari cyo abantu bagutinyira sha none se muragira ngo mbe ndi wundi wivuga ngo mwapfunguye yabona ngo nagufungure se bayagura oya rega burya nuvuga ngo mufungurire nawe agiriye gukasa usuko ko ninde wama dore ndaburara nkabwirirwa nta n'uwama n'igihumbi kubera iki ngo ndi umukiresha ubukire bwanjye mwabubonye mw'abantu mwe nimumbwira aho ubukire mububona ko ndi umukene sine ogira inama abantu rero abantu bo kuri Valante abantu bo kuri Valante inama magiriye abantu bagiye guhana indabo z'ibihumbi 20 cyo mu gitondo bavuga cyane bazigize gute baziteye muri puberi reka mubwire abantu basigaye barimo baragendana n'iterambere ku rwego rwo hejuru wibuka yuko hari ibintu baciye wibuka neza hakuna abantu bajyaga bafunga indabo bagashyiramo amafaranga buriya ngo bikora bigize icyaha ibyo bintu wari ubizi ubundi se ni ngombwa ngo umuntu urura ushobora kureba umukunzi wawe ugasanga ahora mu nkweto imwe karabaye rega umuntu mukundana uba ugomba kuba umuzi ugasanga ahora mu nkweto imwe cyangwa mu ikanzu ubu bigize abona agakweto wambaye urumva oye ngewe se bigiye mba ndaho ngaho nta kintu ntwaye iteka barashyizeho impuzu arumva sawa nyine hari ukuntu babona iyi nkweto ariyo nkoramo cyangwa iyi kanzu ariyo nkoramo yego nk'umukunzi wanjye akavuga ati Cher wanjye nawe ndashaka kumukorera surprise nkamuhindura iki ikanzu agahita yikubita muri shike cyangwa muri shop runaka akankuriramo agakanzu keza akagakubita mu gakarito cyangwa akagakubita mu kambaraje niyo kabaraga kake agahita akamubwira ati umunsi mwiza wabagize bakundanye nafungura ngasanga mu gakanzu nahita nisura ndamushimira nkabona ni umugabo uzi ubwenge uzi icyo umugore wakeneye ampana gufata ibyo abandi bagize gute bafashe n'umugore watekereje ku musore ni umusore akora mu gapira kamwe n'agapantaro kamwe cyangwa se hari ikintu gikenewe mu rugo yaramusuye asanga nta keta agira asanga nta kaburenda agira agenda akamugura akaburenda k'ibihumbi 15 cyangwa 20 aramubwira ati Cher ndashaka ko uzajya unywa akaji ukoresheje ino burenda ndashaka ko uzajya ushyushya unywa icyayi ukoresheje ino keto dore umunsi mwiza w'abakuru hari impano ihenze iyo ngiyo ziriya ndabyo z'ibihumbi 20 ugenda mugakubita hasi ku mugani zikuma zigapfa nabi ngewe umuntu uzampurura umuntu urimo gushaka kwiyongoza kunkunda wowe urimo kwitekereza mu mutima kureba nakubonye wowe urimo kwiyongoza gushaka kunkunda ukazanzanira indabo nyine nzabura uko mbigenza mugane urakoze ariko nzabona ko harimo akantu abantu batanga kuri Valante kuri uyu munsi ngo ni nyinshi ngo ni nayo mpamvu ngo mu kwa 11 ngo hazaba harimo kuvuga kwanda
cyane ngo kwa muganga ngo ababyeyi baba babaye benshi abaforomo ababyaza bafite akazi kenshi hagati y'itariki 15 na 20 nimwagura igihugu kigira abaturage ariko mubyara bo mubashije kugira gute kurera basha mineri bari rihanza iri kuvuza uzi umwenda w'umwana ukuntu uri kugura mbaza ngo amata nangaye kabaye urimo kubona uri kwaso no kwa nyoko baguhahira ubwo uraje ujye kwitanga nk'inzoga ibishye agutera inda kandi umuntu ugiye no kugusambanya nta nubwo agukunda arakubeshya namara kugusambanya arajya gusambanya n'undi kuri indabyo yaguze ni nyinshi ubwo witwarareke rero ugira ubwenge nakurabu sigaye nubwo abantu bazakireba ejo Valante yarangiye ngo bagira inama nyine hanyuma izaba yarangiye bazaba barimo kwicuza nyine bavuga ati byo naraye nkoze n'ikibazo ndababwiye ngo pole ni impone inama bagira ni pole uburangare wagize pole ko bikaze mugira ubwenge nyine mugira ubwenge mujya no gukora ibyo bintu mwirinde mwikingire ibyo byinshi byo kwikingira cyane twahirukanaga rwose ariko ubuzima bwiza muzira abana badateganyijwe muzire indwara zandurira mu myanya ndangagitsina muba abantu bafite ubuzima buzira umuze nta munsi w'ibyishimo ari uwa Valante gusa tuzishima mu gihe cyose tuzaba tukiriho ubuzima buracyakomeza ntabwo burangirira none nta n'ubwo urukundo rurangirira none nta n'ubwo turacyakunda mwubake urukundo rurambye apandurwe urumeze nk'ikinyugunyugu yes ikinyugunyugu ukuntu kiba kimeze kiraguruka kitagira icyerekezo niyo umuyaga ugihushye niba cyagega mu majyepfo umuyaga ukagihuha kijyana mu majyaruguru gita kizamuka noneho mu giswahili bakita kipepeo hari abantu rero bameze nk'utunyugunyugu bagenda baba ahantu hose baguruka no mu nkunda ari uko mumeze mw'abantu ibintu bizabatera icyaka igiswahili bakita kipepeo none umuyaga bawita upepo uri kuba kipepeo anapepe ubwo rero hari abantu ba kipepeo bibereye aho ngaho ba kipepeo rero mu nkunda mwirwa mutesha abana b'abandi umutwe ku ruhande rwarwo impande zose ku bakobwa hari abakobwa ngo birirwa bafata indabo kuri Valante bafata nk'indabo 10 hari n'abakobwa bagira birthday buri kwezi hari n'abahungu rero buri kwezi bavuga buri kwezi abagize birthday bitewe na Cher afite ko bawubaze cyane no mu mujyi wa Kigali murawubamo agoja barayaje urumva ubwo rero Valante nziza abacuti banjye mwirinde inda zitateganyije mwirinde sida mwirinde indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina kandi mwirinde no kubabaza imitima urukundo ruraryana rurababaza iyo umuntu aguhaye akubeshya urukundo urababara ukarwara akadepresiyo umuntu uri kugenda tugana ku musozi ugeze urwara depresiyo y'umuntu mukunda nta nubwo ari Cher cyari amaji baramubajije weruka kunywa fanta ryari ahita yitumiza ako kanya asomaho aravuga ngo mbaze umbajije ngo tuweruka kunywa fanta ryari mu isegonda rimwe rishize nanjye mu gihe gitoya gishize umuntu yanteye akadepresiyo n'ubwenge uzi shaho ubwenge mu rukundo ntibukora buriya ahantu iyo urukundo rwatejemo uzi ukuntu Salomo yavuze ngo urukundo rugira imbaraga kurenza urupfu uri kumva icyo kintu kumva rero ahantu hageze mu rukundo ubwenge buracurama use generali ko neza yisanga yarize ariko generali ajya imbere y'ininja akarira kandi yarabonye bafunga igihumbi atararize kubera urukundo ruraguturika ukagenda ukabipanshi nta bwenge bukora mu rukundo ntibazakubeshya ni amahirwe shaka ngenza nza kubicano yawe buri munsi uzageza kubisekere nta kintu bitwaye nta kintu bitwaye ni ukuri guseka byongera iminsi yo kurama rero wamunganye aba yarabonye bapfu benshi aba yarabonye intambara ikomeye aba yaraciye mu bikomeye byinshi ariko agera mu rukundo akaba n'igihe na mama we yapfuye ntari ariko yagera mu rukundo akaninja kibira 30 kakamuriza amarira akivanga n'ibintu
ababaye imbere ubwo ni urugero dutanze niyo mpamvu nakubwiye ngo nta cyubahiro mu rukundo nta mibare mu rukundo nta bwenge mu rukundo pe ntabwo ndi umuswa ntabwo ndi umuswa pe ariko iyo ngeze mu rukundo urarira ndarira bantu mundiza bihora muzarira namwe Sire ubu rero ubu tugana ku musozi tugiye gutandukana werekeze kuri iyi Valante urugi wanjye ngiye kugenda nteke akavange ubundi nkarye njye mu buriri njyame shime rugira we wande yego ubundi muragize mumubwire ntinshakira umukunzi ndyarya zawe zananiye incakura ko zawe kubana nazo incakura kubana nazo byagoye kandi urabizi ko nari incakura amana we ubu ucakura menyane nazo cyangwa uzindinde ubwo nibyo ngibyo ngiye kubwira Imana ubwo ngiye mu masengesho ariko dishe sinara nababaje bagukatiye buri umunsi umwe ngo Valante yego sha hano Valante uyu munsi nirangire ejo bazakushaka oya ntago nzaba azongeramo agusaba imbabazi ntago nzaba kuboneka nimero z'abari kompoze sorry aho sezera rero abakunzi bawe bakunzi banjye ndabakunda Imana ikandusha ibyiza n'amahoro n'imigisha nibyo mbifurije sinabona icyo mbaha uko mukwiriye byinshi amahoro y'Imana niyo mbifurije gusa bye